Ikiganiro Mpuzamadini ni gahunda ya Fondation KMP y'impaka zubaka hagati y'abanyamadini amatorero anyuranye akorera mu Rwanda hagamijwe gushakira hamwe uruhare rw'imyemerere inyuranye mu kubaka amahoro n'ubumuntu mu Rwanda. Imana irahari ariko nanjye nkaza kwemeranya n'uwari wese uvuga ati Imana ariko ntinzanira umuco w'abandi bantu usimba umuco wanjye. Mbese iyo urabyo usanga ndi kugenda aho ngeze ndi kwemera Imana byibuze nk'uko abanyarwanda bayemeraga mbere y'uko abazungu baza. Imana nemera ko ibaho. Wenda igihe kizagera umuntu areba uko yaba yumvikana ariko yaba iriho. KMP ishishikariza amadini kugira uruhare mu kubaka igihugu ku buryo bufatika. Ibi biganiro bibanza kuba hagati mu banyamuryango ba KMP ubwabo kuko nabo baturuka mu madini anyuranye, maze bikaba no ku rwego rw'igihugu aho KMP ihuza abayobozi b'amadini anyuranye mu kiganiro mpaka kinyura kuri televiziyo na radio by'u Rwanda. Oya twumvikane wivuga ngo iyo ubuyobozi buriho ubu ngubu bureka abanyarwanda ngo icyo bishakiye tuba tukiri mu guhora n'ubu yewe nka jenoside n'umvaga nakwihorera ariko politike y'abandi nanjye hari icyo ashaka kuvuga. N'amadini yo mu Rwanda icyo akeneye si ugusengana sino kwicara ngo asengere mu rusengero rumwe. Amadini yo mu Rwanda icyo akeneye ni ukuganira agashaka ikiyahuje agatanga umusanzu